kakuze karame ni karibu rwose urakoze cyane uzigiye pe urakoze kandi muri sanga rwose umugisha uriya wagiye ndategereza nawe gasiba nari nkibyumvisha umukobwa wanjye ni umukobwa wawe ni Latifa Latifa ni mwiza Latifa bite Latifa nari nkibumvisha rero ntabwo twabyumvaga kimwe ariko byarabyumva agomba kubyumva sibyo none se kugira ngo mubundabunda mwisha kandi uriya rero hari n'ukuntu akantu k'akazi umuntu yari yanije mbamo karava muri iki gihe cy'imvura imvura iguye turara duhagaze kako mumizi kuko neza wangiriye wa muntu cyo kuragira neza wigendera ni kuri kw'Imana pe neza wangiriye ntabwo nakwitura nabi ngenga kiri rwose kuri Imana igumugisha cyane hose mwaje rya mwagurutse si usanga twahagurutse ndabanza nyine mbanza guhamagara nyir'inzu musubiza agafunguzo ke ndamutegereza atinze ho kuza niyo mpamvu ako mukenye ntanabasakare nibura ngo muri iki gihe cy'imvura basi yarakoze mawe yarakoze none ko ndari mbundabunda mu bihuru ariko uzikunya imvura igwe nijoro usanga umuntu arabyutse agiye kureka Imana igenda ibikora neza rega burya agira neza wigendere burya none tuba kubasha bw'Imana rwose ariko ndabizi ibyanjye bizakemuka ibyanjye bizakemuka umwana azabijyamo niko umukobwa wawe rwose ko ari ikizubazuba ariko aritonda rero utajya kuvuga amagambo menshi cyane yivugira amagambo make no muri iyi minsi twifite ibibazo nyine cyaramurenze ntakunda kuvuga murashaka ati sibyo muri ntacyo uzagira hano ni mu rugo urumva wisanzure ariko ko twahuye n'ibibazo bikomeye wa muntu ariko birashoboka pe twahuye n'ibibazo bikomeye ubu nari mbyibushye cyane sinuko ntanganaga kako twigeze kubyurega aho ngaho akarakomera no mu mwami ubwo ntabwo wagera kubatabata mu mana reka burya iyo umuntu abyibushye abantu babona ari umukire biri aho ngaho kandi twari dufite n'abandi buri cya mbere no gukira no ku mutima reka ikindi ukaba ufite ubuzima buzira umuze ntacyo urwaye nta wundi kwibyibukira iyo ubyibushye n'abantu barakubaha umeze neza ariko ko mbona ukonje se wagira ngo urarwaye iyo mwari amaze akanya atankubita mba numva ameze neza ntabwo umwari yaraguhabuye kabisa mwageze agahenge n'akarina aragenda okay urabona ako rero buriya mu buzima tubamo twese tugira abazimu cyane uriya nta muntu n'umwe uba kuri nusu utagira abazimu uretse ko abantu n'abanyarwanda benshi badasobanukirwa ikinyarwanda neza ariko ubundi ni abakurambere cyangwa se abatubanjirije umuzi tuvukaho nyine nturi kubyumva se ibintu by'abazimu se wenda kubigusobanura ntabwo wabyumva ni abazimu niho hava ijambo muzimu ntabwo nabyumva ibintu by'abazimu so impamvu ndi kubikubwira ni uko dufite ibintu dukora ariko ugasanga akenshi biri gukomoka ku batubanjirije ba kera bimeze nka gakondo rero ni muri urwo rwego nahoze numva urimo uganira na Karara narindi aho ngaho inyuma y'urugi sinzi uko narinje numva muri kuganira wenda urambabarira nabumvirije pe nabumvirije turi kuvuga ko Karina yagiye nabumvirije kandi ibintu mwari muri kuvuga numvishemo bikeya ariko
mu bintu mwavugaga harimo n'utuntu tw'udushumi uretse ko mpamagaye Karara nkabimubaza akampakanira akambwira yuko ngo nta kintu abiziho. Oya nta n'ibyo twavuze ibyo dudushumi rwose wumvishe none. Rero mama Rwera Karame. Imana mu byaha yanga mu buzima nuko abantu batabizi. Icyaha cyo kubeshya ni icyaha cya mbere gikomeye. Oya nta nubwo uri mu bantu ntabeshya rwose. Ikindi gituma kubeshya ari ibintu bibi cyane nuko buriya iyo ubeshya abantu bashobora kwicana. Iyo ubeshya abantu ushobora kubeshya umuntu akiyahura. hari igihe mureba nkibaza ni wowe barampinduriye usigaye ntangaza uri amaraso ufite ngaho icyo mbwira wowe ndahirwa mwari muti wabyibukira ko waje nsubiza wowe n'igihagararo cyawe n'ukuntu umeze uri kumva nyine urisanzuye ku muntu utabona urisanzuye Jesus sobanurira wowe nuriya mutwe mupande urumva nari ntarabikubwira ubaga nzafata umwanya nkabikubwira neza mama nakubeshye Hirwa ndamukunda ariko ndetse kuri gukina filime abahungu bose baba muri runo Rwanda nyine babonye umuhungu mwiza y'igishongoro ugomba gukunda akakubera umugabo. Imana yaguze ukuntu Hirwa ari umwana mwiza. Icyo rero iminsi nyine amaze aba hano nagiye mbona impande ze zose mbona ni umwana mwiza. Nkunze gutwara tuba gukubita nizere ko ibintu kuvuga uri kwikinira gira gupfusha amagaritse umuhungu ariko nakari akantagazi ngo ni Mona Lisa nawe ugiye kundumbira sibyo ko makawe nta nubwo akeneye ikibazo kuko umugore w'icyitegererezo umugore ujyanye na viziyo namaze kumuzana agomba gushaka uri nawe rero ugomba kuzashaka umugongwitsi niba uzi ko ndi mama wawe nagutwise nkakubyara nkakurera kugeza ahangaha uzashaka umugabo unesheje umutima wawe. Sama wajya umenya ko twakoze tutari impinja uwahitiragamo agasengeri ko kwambara n'utubodaboda two kwirirwa. warakuze urumva warakuze ndavuga ko ari umwana kuri imbere ya nyina bose na wacereka umuntu wese atanye utekereza ko hari uwagusuzugura yewe urakareka karuzanga se cyo cyane nakivukanye rwose baje no kubana kera nacyagiye tukibibanyu nabona yimereye neza ntabwo bajya kuba basuzugura se batoje banywa abaze ko ari ngenge ariko urabizi ko nenda narakugize chef w'abakozi nawe nagusuzugura muri yareka nkubwira niyo mpamvu nanjye uzago nzagwa ntukavuma agahungu rero bitararenga buriya neza usanga imbere rwose urabona se wamenya ko ari wowe ugiye kuncumbikira nanjye warabaga iwanjye iyo nza kukwitwaraho nabi ubuse biba bibaye ntabwo ari sawa rwose reka tube twikinze ahangaha iminsi iraba yicuma ntawe ubona ari ikibazo muzagera ngasi ko ari umutekano cyane usibye n'ibyo ngibyo n'abaturage bana rwose ntabwo bajya kuvugira urugo rwanjye reka ni urugo rwiyubashye ni urugo rukomeye urabona nta muntu wapfa kuruvuga kandi uwo karine neza katazagaruka mu rugo rwanjye ese umugore wawe ko ndeba nabi niba mama yaje n'umukobwa ahubwo nyine kugira ngo batinze ibintu byabo bifata bijyane mu cyumba tuba bateguriye ubu babikiye ibintu sheri sibyo nyamuneka agiye gucanga mu kadiri imizigo abiri hano bagenda babikire aho ubundi se ati genda kwereka icyumba cyawe ati numujyana kwereka ahantu muzajya mu zibere nganira akiranjyanira n'ishakoshi yanjye
wanekane rwose gake ni ukuri urakoze mwana yanjye si ubu nzagukitura iki nzagushimira nte wa mugabo cyakora nugenda wabyaye umukobwa mwiza jamba nkwambuye ni uko twifitiye ibibazo se ugira ngo ntiyari yifitiye n'ubukwe yarambagizwa oya se utagira ngo yari afite ubukwe ibibazo byahise biza nkomera satani birabivanze cyane n'ubugome babironi imana izabikemura nta kibazo ngira kugira umeze ute se gato sha ndishimye kubera ko nyine mbonye ahantu ho kuba ubona yishimye niba nzanye bakoreye ubu ntabwo azagutera ubwoba ubu se yagutera ubwoba ahangaha niwe niba nkubwiye ngo ni mu rugo rwanjye mbaye karibu icara utuze rwose ureba nabi azagera niba niba wasanga barabifite ibibazo by'amara oya homa nawe uzaguhagaze ubwagusuzugura gute kandi agiye mugabo ugira urugo rero ubu usigaye ufite ijambo cyakora njyaga numva ne ngo Karine yajyaga guhondagura sha sinjye nabonye mukira agapfa ushobora kubeshya umuntu yari agiye kurokora ubuzima bw'undi muntu ntaba akiburokoye wamubona agapfa sibyo bivuze ngo rero ndagira ngo nkumvishe agaciro ko kubeshya ariko mama Rwera sibyo umuntu mukuru ndashaka umbwire ibijyanye n'agashumi ndetse n'ako gashumi ukanyereke kwame nkarebe n'icyo dushumi rwose bizanye hano koko mama Rwera urambabaje mu buzima bwanjye kuko ugira ikibazo cyo guhisha ibintu ugira n'ikibazo cyo kuba wakanga kuvuga ibintu kandi ari ibintu bifitiye umuntu akamaro niko se akahe kamaro ko none se ko gashumi kawe ntako ntwaye kandi ko numvisha uri kukavuga wakampaye bitwaye niko se ndakaguha nkaguhera iki ariko uragafite oya ntako mfite rwose ngiye kukubaza inshuro 3 birasaba nawe wasanga mama Rwe ufite agashumi ufite agashumi ufite agashumi ndakubaza ufite agashumi ndagafite ibindi se wari urimo byari iki ariko namwe rwose mugumiza kunshyira mu bibazo byanyu ariko se ibi bibazo mukizemo ubona ndi umuntu mubi koko nese agashumi gahuriye he namwe ko none se hari ahantu mbihurije ahubwo ibyo bintu uri kuvuga ubikuye byo kubihuza nanjye nabyumvishe rega we na Karara mwaganira ibintu byinshi menye nabyo mwabisizemo rwose rero ntabwo ngiye kuvuga ko gashumi gafite aho gahurira n'ubuzima bwanjye kuko ibyo bintu twarabiganiriye ariko mama Rwera umbereye ikigwari kubera ko iza kumbera umuntu w'intwari wari kumbwira ko byibura ufite agashumi ibaze kugira ngo njye nawe twicarane nkubwire ibintu bijyanye n'umuntu nkeneye wambaye agashumi ukambaye ariko ntumbwire ariko se birasa ko ntaho mpuriye nawe koko agashumi nari kubikubwira koko mbikubwirira iki mwo kabyarama ko abantu barengana ngaho nta kibazo mbabarira ku gashumi kawe ntabwo wese ukamarisha iki nanjye ko bakanyambitse bambwira ngo ni umuti wanjye ndaza kukagusubiza nta kibazo byibura kame iminota mike ndaza kukagusubiza nawe ugiye kumbera nka Karara wenda ugende wenda ube nta naho mpuriye nawe rwose kuko nawe njya numva nyine uhora ubivuga ibintu ngo by'udushumi wigira ubwoba reka wowe kame nta kibazo kayigendere ese ko kajyanye birasa oya nta kibazo wegenda nzakagusubiza ndabona ntabwo nakuze cyane ariko umuntu aba afite uburenganzira rega bwo gukunda ngaho mbwira uriya muhungu ikintu azakumarira ngaho mbwira ibyiza by'umbwira ibyo azakumarira binyereke tuzatangira dukundane dushakane ubuzima turi kumwe atabana azakira mama azakira rega none se nzabimufashamo ngenda bizi neza ko azakira hari icyizere ko azakira ntabwo mbishaka rero ese mwana nawe wajya ureka gukomeza ibintu
ntuvuge ntacyo kuvuga ufite nakubwiye ngo simbi shaka nzongera akavuga kari muri ino nzu ahubwo ndashaka ko abantu basohoka bakava muri ino rugo kubera ko ibintu mbona kurukuru yanyu ejo bundi bizaragira guteye inda makara bateye inda uriya usanga bizanye ibintu by'impagara mu rugo bose ndashaka ko iri joro basohoka bakagenda ese mani njye niyo utanyumva basi waretse Maka na Mona Lisa bakikundana wambabarira ukareka kwivanga mu rukundo rwabo ntabwo bikunda akumona wajya uhereza ariko kana nagati mbwiza ukuri buriyo umusaza wari kumwe n'uriya mukobwa ubona ari umugore mwiza nyine wagenda ugataka ukishima mbese wabona atari keza karakana usukuntu Mona Lisa ukuntu ari mwiza wowe nyine nuko ubuza wicira ugenda umaranya akanya n'ukuri wakwishimira couple yabo ukabakunda none Mona Lisa we umva wamukunda ukuntu twirirwa na hana akamfasha ibintu byose arakana keza kantera story tumva ukunda musaza wawe cyane rwose ndi gukunda musaza wawe mubwira sohore hirwa na Mona Lisa muri nzu yego oya ntabyo gusura byo nago biri oya mama ngiye mama kandi akamubwira baba nziyamura kubera mwe mama nakubashye nk'umubyeyi wanjye mbabara nawe ntugakabye none se urabasura muri inzu bagutwara bagende none se abantu bararagurage ko harara ibiryo se barya guza wowe utuntu ubwonko ukibuka ibintu byose abana batubese urabyibuka ntabwo nzibagirwa ariga nabize higiro kariya kantu karambabaje ngiye higira nasohotse hano nanjye nahasohoka genda oh wow naho bigeze yego abana barananiye narigenze dore ukaza abana barananiye ahubwo sima twagukoze iki umuntu kuba ari nase ukunda wageze wumva tuza ngo tukubwira ngo papa ngo wari uri hose iyo wari kumbuza nkemera noneho rero kuba wowe uriho njyewe ntabwo ari ngombwa kugira ngo unyinjire mu buzima nje no mu buzima bwawe nanjye rero nushakana n'uriya muhungu nzahita nagaruka kwa ndi mama wawe wagira ngo ni ubwa mbere ugeze mu ijoro ubwa mbere ubonye icyuma niba ushaka kugira ngo mvugane nawe reka nkwereke ndabona ufite agasura keza ndabona uzi kwambara hayirizi uje gucumbika koko umukobwa mwiza nkawe muri Kigali uje gucumbika we na nyakuriga witwa ngutiya ya nyoko tugiye gucumbika ubu byibuze ubuze nukubeshya byibuze ngo ugende ufate geto utunge nyoko mubonye n'ahandi hantu mwajya muraje n'ibikapu ngo muje kuba kwa Gakire koko warangije kuvuga ntabwo ndarangiza ibyawe na nyoko ndabizi kuva kuri rimwe ndebe neza kugeza kuri kabiri ibyo mwakoreye umwari ndabizi abo muri bo ndabazi ntimubone mbahaye karibu iwanjye ngo mugire ngo mbahaye karibu mu byanjye murumva neza wa mukobwa utagira ubwenge ubwo ko uri umuntu wo kwambara hayirizi winjira mu nzu z'abantu uje gucumbika koko ndakubaza ubu bugome mwakoreye musaza wawe wita ko ni musaza wawe ingirwa musaza wawe n'umugore wiwe mujana no kugira ngo murangirize filime hano narangije kavuga irye gake vuga twumve njye mubwire wa mugore we wawe se ariko buriya ngo hayi pete ritagukwiye umva nkubwire wandaya ya sosa indaya yinjiye mukuru wanjye Karine uriya ni mukuru wanjye wogera mukuru wawe kuko mama ni nyina wabo urimo urabyumva nkubwire yuko ntuzi naje ahangaza amateka yawe naje ahangaha
nzi yuko uri ingegera itambuka. Urimo urabyumva? Njye burya ndubaha ncisha make nkagendera umuntu gakeya, ariko iyo ushatse kunyicara ku mutwe nkwereka yuko burya n'ikimonyo wowe kikurusha agaciro. Tuza rero nkubwire, ntabwo nje gucumbika kuko nje mu by'amaraso yanjye. Nabirya mbihereye ku gikuta, nabirya mbihereye kuri biriya bisheke nabonye hariya, nabirya mpereye kuri pasiparume nkurisha, wowe ntuzigera uvuga muri uru rugo. Ninshaka uvuga uzavuga, ninshaka yuko utavuga uzaziba. Ese ntabwo ajya aza hano? Aza gukora iki? Ese ko numvise bavuga ngo imitungo yose ni ibyo barakomeje ibitungo ikoza givanga mutungo. Kandi sinzi n'ibyo afite n'amazu menshi. Mwarabitandukanyije. Mu mitungo hose afite ibintu wazaza kwirukanyiraho. Kimwe nuko namutera ku bintu byose atunze. Maze ko afite ibintu byinshi ashaka iki ku mwana wanjye. Ubwo nyine ni bwabo bantu nyine agenda abandi ashaka kwiba ahantu hose. Reka ntakukangurire. Niko ye. Ariko rero ntabwo ujya usaza. Rega nari ndiho neza uretse ibintu bya serwakira bije bihuha by'imiyaga. Ariko mfite icyizere ko nabyo bizagira. Nkuko uracyagaragara nka kera bitunze inka. Abantu babara amata ntabwo ajya mushyiramo rwose. Bajya bikukura. Ntabwo amata upfa gusaza uko yiboneye. Uzi ko urwaye rwose. Ruranoze pe. Ariko nta ko nyine wavuyemo umupatro ugakora igipatro nyine. Rega iyo uriye neza ugaragara neza. Ubu se mugize abana bangahe? Abana bahise. Karine se yabyara nyine ibyo wambwiye byagiye urajya muri umwana w'ahangaha. Nta mwana mugira? Karakana nawe rwose. Hamenze kandi cyamukuru. Sima aramuteye ndase wenda akaba afite umwana ahangaha. Kareka rwose. Ese ukuntu ari umugome ugira ngo yapfa no kukubyarira buriya. None yabera kumenya ukanyagwa. Uzangira ibanga ntazamenye ko ninjye nimwe kumufata ku ngufu rwose. Nyamuneka wasanga yarakumenye. Oya uzi ko nagira amahane aramutse amenye yaba arankuye inyama kotsa abona uzambere imfura rwose de nanjye namutima mubi umva ibintu ntazabimenya rwose. Hazabimenya ibyo wibwiriza kure yo no gucira mu zashyira hamwe ngo uzamfashe tunamurwanye ubone ko nagira amahoro. Umva se uri yapfuye niba wabyikwa ubwo ugize impanuka zigize amahirwe ubwo uzi ibintu abantu bagiye bambeshya ngo baramfasha ukabirasa nawe yacururuka wagira nkigirira amahoro. None se nawe kandi waba yageze ahubwo nibyo nshaka rwose kakwereke ahubwo ni ukumfasha amafaranga mfite mbimarije wenda kwizeye rwose uva na kera rwose zikwajyaga mu gasozi kose wari ufite ijambo burya abagore bose ku muhanda bose ari wabayoboraga. Gwara amashyi mukuru ushaka uzuzi kuvuga uri intyoza koko harewe muzagira gutangira muzajya umpa ngo uburenganzira kuvuga aha hakuze ko nta n'isoni mugira umbwiye neza yuko ujanga uzi neza amakuru yanjye yose ariko wakabaye byibuze unanagabanya ibitugu ukagabanya n'umunwa ukumva yuko wowe ubwawe ugomba kuvuga ari uko ngiye maze kuvuga nta soni. Ese ubuzanye iki kizajya gituma ncecekara? Wowe uri iki muri uru rugo? Uri iki muri uru rugo? Uri umugore w'isezerano, uri indaya batoraguye mu kabari cyangwa mu muhanda, uri indaya bakwiye muri rigore hariya. Uri iki muri uru rugo ko nyiri urugo nzi ari Karine? Usubize. Shimye neza yuko uvuze ko ndi indaya. Sawa? Si ndi indaya. Utinye indaya. Turumvikana. Isohora umugore w'isezerano mu rugo rwe ikarusigaramo. Wowe wakana we. Wowe mbona. Wowe. Karine yasohotse. Hanya buri nyoko wanyu. Ni nyoko wanyu harya. Nyoko wanyu yarasohotse urinjiye wagapeti. Wowe. Niba nyoko wanyu yarasohotse muri ino nzu urumva iki gikoko. Maze mubwire yuko uriya ntabwo ari mama wacu, uriya ni mukuru wanjye.
niyo yaba ari mukuru urimo wawe urabyumva neza niyo yaba ari nyoko wanyu niyo yaba ari na nyoko nkubwire yuko ibyo nakoze wowe utarimo n'umutamiro wanjye we nturimo n'intama yanjye imwe urimo urabyumva sintinya gufungwa kuko ntacyo mpomba nta mwana ndiza nta mugabo nirukaho nk'uko wirirwa ubashakisha ukora hirya no hino urimo urabyumva neza nakubwiye ngo ndubaha ariko umuntu yashatse kunyicara ku mutwe nanakwica wowe nanagukuramo umwuka ku buryo n'umurambo wawe batazigera bawubona niba utabizi. Latifa petit Latifa nta soni wanyica ngo usubiriremo na nyiri urugo yaruvuyemo ngenda usigaramo yahunze iki we wanyica ese ubu mbere yuko mba indaya nk'uko uri kuvuga ngo ndi indaya saba ndi indaya it's okay ariko ntabwo ndi igicucu ku buryo agapeti nkayo kaza kantera ubugoryi ndi indaya it's okay mbigusubiriremo uravuze ngo wanyica njye ntabwo nakwica kuko ntaba ngiye abasirikare bavuga ngo naba ngiye gupfusha amasasu yanjye yose wakora iki nakugize umusazi w'umuntu wirukanka inyuma ya nyoko nk'uko bikora mbega umukobwa atiza ko dishi washimishije urashaka ngo guhangana banyica nanjye dishi umva banyica urashaka guhangana nanjye muri iyi nzu Ntabwo ntari umukire. cyane rwose Iyo umuntu ari umukire nakubwiye ngo arubahwa. Abantu sinigeze imirimo. uri wa mipangu kuva na kera rwose bizajyanza neza Imana hari igihe guha ubwenge bwinshi kandi ikagufasha. wowe urisanga hano uri mu rugo rwose Murakoze cyane rwose. ahubwo ureka Mbese se mbere madamu akoze Mbese n'akantu uyu mugore washatse uyu nguyu uyu ureba nk'inka Tony. yica. Uyu we nta kana se mufitanye. ntabwo kandi niba mufite si azana umutwe munini abagore igihe basigaye bashaka kurira ku bagabo nk'ubu ntabwo nyimwizera rwose ubundi tubanye buryo ndacyamwizera reka reka Shanda babaye ko nta kana mugira. ntabwo nyimwizera pe umubone gutya rwose ubu tubanye nk'injangwe n'imbeba kandi naza n'ibibazo nawe nzamufukuza nk'abandi bose ubundi nzagira ikibazo muhari ubundi warwanira ubundi warwanira ishyaka kuko Nakurwanira. aho ntabwo uhari cyangwa aho ntabwo Nabishatse nagushyingira. wumva se ako kandi rwose uraka abagabo pe Ngo rwose Latifa njyewe umwana wanjye namureze neza. Yakubaha akakubyarira akaba umugore ugasazira nawe mu rugo. ariko kako reka niyo yabyanga numva muri manishakira abamama yake numva Oya se. akono ko nta mugore mwiza agera ngo wisiga ukimuresha reka ni mpamvu ubona abagore babaca Ko amazi sha nanjye napfakaye nkiri muto buriya mfite agahinda. umura ndahari rwose Nanjye mbonye umuntu nkunda. aho ufite ikibazo ki Hasi tubijye. ufite ubwoba bw'igizi Tubijye. nyine ubona kwegereje Mbwira nanizira ishyano rigende. si byose ariko wowe ugenda gake gake Namunaniza ariko. urashaka amaboko ashaka bose Mbege nanyweye amashyi. Ari kuri igipapa yewe cyiza. umva Ariko si ikibazo. Ubu si ugira umukobwa mwiza nawe akaba mwiza kugera se nabyara. iyo bitera ubwoba rwose Ese isi nta n'abana mwana ushaka? njye n'impinja zideraho se njyewe mwana w'ikisi Ubu niba ari amasaziro twakwiyunga. rero ntibizatuma utabwira umukobwa wawe da Ntabwo impamvu nari mutekerejeho ni uko yabyara aracyari muto. oya wese yajya tubyarira umva nkubwire umva nkubwire umva nkubwire waba sheri nawe akajya tubyarira nta kibazo ubwo ari kwimana muzi twibere umwe n'uwundi ujya mu gutaratara mujya kuri iyi uzambere shiri nawe niyo ngo azajya tubyerera abana sabuzukuru se n'abana bacu ari ikibazo oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze byose
تتدري هنا صار